barishima ubwo bumva ijwi ryiza ribabwira bagenzi mwe nimuze mbageze iwanyu ntuduhemukire iteka ntabwo wanga kudufasha dukomeze tukwizera dukabakabe yijimye amakuba ntaboneka imitima nikuka ijwi riti bagenzi mwe nimuze mbageze iwanyu tumaze imirimo yacu dutegereze gukizwa dusigaranye iby'ijuru twibaze ko twanditsweyo twikingira ibidutera no kwiringira Yesu ijwi riti bagenzi mwe nimuze mbageze iwanyu. Turagushimiye turaguhimbaje iteka nyiringabo tugushimiye ko udukunda kandi twitaho bw'icyubahiro tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza rero waduhaye ukaba wongeye ku buzima bwacu suko twagukiranukiye suko twakoze ibishimwa kuruta abandi ahubwo ni urukundo n'imbabazi tugirira ubishimirwe mwami mwiza rero duhaye umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe reka buri wese mwami umuhe umutima ndetse n'amatwi yumva icyo ushatse kuvuga maze dukomeze twiringirire izina ryawe mwami mwiza tugire neza ubene natwe rero duhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Nanone mbahaye ikaze kuri uyu munsi kandi nkomeje gushimira abakomeza gukurikira izi ngingo zinyura kuri iyi channel uko umunsi ukeye nundukira. Ahangaha rero tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu ikigisho cya kabiri twibukiranyije kivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Ejo rero kuwa kane twabonye ingingo ivuga ngo kubaho dushimisha ubwiza bwayo ushaka kuyireba wareba video yabanje ukayikurikirana nayo ni ibintu byiza cyane kandi bari byiza kugira ngo umenye n'ibyabanje. Kuwa gatanu rero ni ingingo nziza cyane nayo ivuga ngo mwuka wera ikimenyetso n'ingwate. Mwuka wera ikimenyetso n'ingwate tugiye kureba umwuka wera n'ingwate twahawe n'Imana kugira ngo idufashe mu mibereho yacu ya buri munsi. Ahangaha rero ni ku itariki ya 6 Nyakanga 2023 kongeye kureba iki kigisho cy'iki gihembwe kiravuga ngo urwandiko Paulo yandikiye Abefeso ngira ngo mwese ku byigisho byanyu ndetse n'abandi mwese mwakomeje kubikurikira mubona ko ariko handitse. Paulo n'Abefeso rero tukomeje kureba ibyo Paulo yabwiraga Abefeso kandi twabonye ko natwe bitureba cyane kuko turi mu gihe dukwiye kwigira ku bakurambere bacu kubatubanjije kugira ngo tumenye inzira bagendeyemo kugira ngo natwe tuyigenderemo niba ari nziza koko kuko byose byabereyeho kugira ngo bitwigishe ndetse niyo mpamvu byanditswe. Rero badutangije ikibazo kivuga ngo mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14 Paulo avuga muri make inkuru yo guhinduka uko abasomyi b'urwandiko rwe. Noneho baratubajije ngo nizihe ntambwe ziboneka muri iyi nkuru. Reka turebe uwo murongo uboneka mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14. Umurongo wa 13 haranditswe ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. 14 uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Ahangaha rero bahise batubaza ngo nizihe ntambwe ziboneka muri iyi nkuru. Ni intambwe zivuga ku guhinduka kw'abasomyi b'urwandiko rwe. Ese izi ntambwe ni izihe? Icya mbere ni uko aba Befeso Paulo yababwiraga ko ari we bamaje kwiringira umwami wabo Yesu Kristo
nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Ni nabwo butumwa bwiza bwavugaga ibya Yesu Kristo. Noneho ubwo butumwa bwiza bubabera agakiza, kandi bamaze kwizera nuko Uwiteka abashyiraho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera twasezeranijwe twese mu gihe twizeye Yesu Kristo. Abasha kuduha Umwuka Wera kuko ni isezerano yasigiye n'abigishwa be ubwo yasubiraga mu ijuru, ababwira ko azaboherereza umufasha uzabafasha muri byose, akabibutsa ibyo Yesu yababwiye byose. Hano rero hari amagambo avuga ngo mu gucukumbura akamaro ka Mwuka Wera mu mibereho y'abizera, Pawulo akoresha imvugo shusho ebyiri asobanura Mwuka Wera. Bwa mbere agaragaza ishusho ya Mwuka Wera nk'ikimenyetso. Yerekana ko Mwuka aba ahari kugira ngo ashyire ikimenyetso ku muntu uhindukiriye Imana. Mu bihe bya kera ibimenyetso byakoreshwaga ku mpamvu zitandukanye: guha agaciro inyandiko zemewe n'amategeko n'ubwumvikane hagati y'abantu ngo zibe umwimerere, guha agaciro ubwiza cyangwa ingano y'ibiri mu kintu gitwarwamo ibindi bintu, cyangwa guhamya ko habayeho ubugure. Amasezerano y'akazi, inzandiko, ibyemezo n'amasezerano yo kurera umwana utari uwawe. Igihe ikimenyetso gishyizwe ku kintu kiba kigaragaza nyir'ikintu n'uko icyo kintu kirinzwe. Kuba Mwuka Wera ari mu mibereho y'abizera bigaragaza ko ari ab'Imana, kandi bikerekana isezerano ry'Imana ko barinzwe. Ahangaha batweretse mu Befeso igice cya 4:30, uhasomye bahita bagereranya ayo magambo. Rero bivuze ko bashyizweho ikimenyetso cya Mwuka Wera wasezeranywe. Ahangaha iyo umuntu amashije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, Umwuka Wera amubera ikimenyetso cy'uko koko ubuhamya cyangwa se ibyo yemeye bihamijwe koko, noneho akaba umuntu w'Imana. Ngira ngo Umwuka Wera rero ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se n'imbaraga ikomeye buri wese akwiye kwakira ndetse agaharanira ko imubamo. Pawulo avuga mu buryo bweruye ko igihe umuntu yeguriye Yesu imibereho ye kandi akamwizera, Mwuka Wera ashyira ikimenyetso cyangwa se kuri uwo wizeye Kristo kizatuma yemerwa ku munsi wo gucungurwa. Mbega ukuri gutangaje kubatura kandi guhamiriza umuntu. Mwuka Wera ashyira ikimenyetso ku bayoboke ba Kristo akoresheje ikimenyetso cy'agakiza, uwo mwanya bagitangira kwizera. Ahangaha rero Mwuka Wera iyo amaze gushyirwa ku muntu, kuva kuri uwo munota cyangwa se kuva kuri icyo gihe, umuntu Imana ihita imubona cyangwa se ihita imumenya ko ayiyeguriye cyangwa se ahindutse, akaba yemeye ubutumwa bwiza cyangwa se yemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza we. Imvugo shusho ya kabiri Pawulo akoresha yerekana Mwuka Wera, amwerekana nk'ingwate. Mwuka Wera ni ingwate y'umurage tuzahabwa iyo dutegereje ubwo umurage uzaba utanzwe mu buryo bwuzuye. Ijambo ryahinduwemo ingwate ryari ijambo ryatiwe mu Giheburayo, ryari rikunze gukoreshwa cyane mu Kigiriki kivugwa na rubanda mu bihe by'isezerano rishya, bashaka kuvuga ko umugabane w'ubwishyu utanzwe ku nshuro ya mbere cyangwa icyo umuntu yishyuye bwa mbere, bikaba bisaba uwishyuye kuzongeraho ubundi bwishyu. Zirikana ko abizera batishyura ubu bwishyu bwa mbere, ahubwo babuhabwa buvuye ku Mana. Pawulo avuga ko kuba mu mibereho y'abizera kwa Mwuka Wera ari ubwishyu bwa mbere ku murage wuzuye w'agakiza no gucungurwa bizaba ubwo Kristo azaba agarutse. Umurimo wacu ni ukwakirana umutima ushima kandi wumvira icyo twaherewe muri Kristo. Ngira ngo aya ni amagambo meza cyane. Mwuka Wera icya mbere ni ingenzi cyane kuri buri wese wakiriye ubutumwa bwiza, kuko niwe uhinduka ikimenyetso cy'uko ukoko wemeye ko Yesu akubera umwami n'umukiza. Ahangaha birasobanutse rero, Pawulo ubwo cyangwa se n'intumwa n'ubutumwa bwiza ubwo uko buvugwa butuma bugenda bushishikariza ko buri wese agomba kwakira Umwuka Wera. Umwuka Wera abe kuri buri umwe wese. Ingingo y'umunsi na isoreje, reka Uwiteka aduhe kugira ngo tuyizirikane kandi ayikomereze mu mitima yacu. Ingingo rero yavuga ngo Mwuka Wera ikimenyetso n'ingwate. Tubonye ko Mwuka Wera nk'ikimenyetso
iyo umuntu yakira ubutumwa bwiza akemera Yesu nk'umwami n'umukiza we, ahabwa mwuka wera kugira ngo amubere ikimenyetso, ndetse n'Imana ubwayita imubona cyangwa se ikamumenya cyane. Noneho ni ingwate kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse, abantu bayo cyangwa se azabamenyeshwa n'uko bakiriye umwuka wera kuko bamwizeye. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Nyagahora ku ngoma, tugushimiye ko utugiriye neza tukaba twize ijambo ryawe, ushimirwe. Bana natwe rero udukomerezemo ijambo ryawe, kandi ni ukuri nsaba umugisha buri umwe wese uzumva aya magambo ndetse n'urayakurikira wese mu buryo ubwo aribwo bwose, ni ukuri umuhe umugisha wawe. Tugirire neza rero, duhe umugisha wawe, ukomeze kutuba hafi mu rugendo rutoroshye rwa gikristo, ukomeze kuduteza intambwe, kandi ni ukuri twishingikirize ku bubasha bwawe. Dushimiye rero ko udushoboje kugira ngo twigire ijambo mu izina rya Yesu, amen.